Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyaganira rero ku maturo. Uyu munsi tugiye kuganira ku nzitizi zimwe, ntabwo ari zose kuko zose ntitwazimarayo, ariko turareba inzitizi navuga ngo z'ingenzi zituma abantu babihirwa mu gutanga amaturo, cyangwa se bacika intege mu gutanga amaturo, cyangwa se bakanabireka burundu. Izo nzitizi rero uko turi bugende tuziganiraho, uraza kureba muvandimwe nawe izo ugenda uhura nazo, umenye nuko ugomba kubyitwaramo. Izi nzitizi rero zose uko dushobora kuzireba, umuti wazo n'umwe, nuko tugomba gukura mu bukristo bwacu. Haleluya. Iyo ukuze mu bukristo, iyo umaze kumva ko Imana yaguhaye byose kandi ukumva ko nta na kimwe wayima, izi nzitizi zose zihinduka ubusa kuri wowe. Hari inzitizi rero duterwa n'abantu, cyangwa se aho tuba, aho tugenda, hakaba n'inzitizi ziterwa natwe ubwacu. Ibyo byose ariko bikagenda byuririra ku kintu nari maze kuvuga cyo kutamenya cyangwa kudaha agaciro waguhaye ngo nawe wumve waba inshuti ye. Kuko Yesu aradusaba kuba inshuti ze, yaratubwiye ati nimunkunda. Haleluya. Nunkunda nanjye nzagukunda, njye na Data tuzaza duturi wawe, tuhabe ubutahatirimuka. Ni ukuvuga rero ngo nukunda Yesu n'umutima wawe wose, nukunda Imana n'umutima wawe wose, nukunda ijambo ryayo n'umutima wawe wose, ibi byose ntacyo bizaba bivuze kuri wowe. Ariko birakwiriye ko tubiganiraho kugira ngo abantu bamenye uko bagomba kubyitwaramo. Reka rero turebe inzitizi, zimwe mu nzitizi twebwe dushobora kwitera twebwe ubwacu. Inzitizi rero ni ukuvuga ngo ni ikintu gituma mbese gutanga bikubihira. Bishobora kukubihira, cyangwa se ukabikora ugononwa, cyangwa se ukanabireka burundu. Ushobora rero muvandimwe kuba utanga amaturo, ujya mu misa ugatura, cyangwa se ujya mu kiliziya ugatura, ariko mu by'ukuri ukumva ntabwo wirekuye, wanamara no gutura ukumva ufite akantu kameze nko kwicuza ngo ariko ngo ubu ngubu aya maturo nyatangiye iki. Hari impamvu rero zishobora gutuma iryo turo ritangwa gutyo. Twongere twibukiranye ko ituro cyangwa se impano uhaye Imana, warangiza ugashyiraho ikintu cyitwa kwicuza, burya rirakugarukira. Nubwo riba ritakugarukiye mu buryo bw'amaso, ariko mu by'ukuri ku Mana ntacyo uba ubikijeyo, kuko Imana irashaka ngo icyo utanganye umutima ukirekure kigende. Haleluya. Yesu rero yarambwiye mu minsi ishize, narabikubwiye, ngo abantu benshi baramuha barangiza bakaza kumwambura. Umwambura rero igihe wowe ushaka kugira ngo bya bindi wamuhaye, bya bindi mwavuganye, wongere ube ari nkaho wongera kuba ari wowe ubifite mu biganza byawe. Ibyo rero bigaterwa n'iki? No kwemera no kwizera guke kudashyitse. Igihe uzagera ku gipimo cy'ukwizera gushyitse, ntabwo muvandimwe uzongera kumva ko ibi bintu ari ibibazo bikomeye kuri wowe. Ntabwo bizakubera ibibazo na buhoro, niwumva ukunze Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'umutima wawe wose, ntabwo uzumva ufite ikibazo cyo gutanga. Nta nubwo uzumva ufite ikibazo cyo gutanga amaturo. Ariko igihe uzaba ubifite ku gipimo gitoya, icyo gihe gutura bizajya bikubera ikibazo gikomeye. Reka rero turebe inzitizi twebwe ubwacu twitera. Iza mbere ni izo ngizo zo kudashaka kuva ku izima, ukinangira bakakwigisha ariko ugakomeza kumva urukundo rwa Kristo ruba ruke muri wowe. Rero birashoboka ko n'abandi kukubwira Yesu, wenda ukumva birakugoye kumushyikira uko wenda uko umuntu yamukubwira, ariko ni wowe ugomba gutera intambwe, ni wowe ugomba kwihangana, ukajya umwinginga ukamubwira, Nyagasani nshoboza, nzi neza yuko nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Yesu ndagusaba ko umpa urukundo rushyitse ngukunda, kuko ndashaka kugukunda bishyitse. Haleluya. Burya rero nuwara hafi ya Yesu umusaba ntabwo azakwima. Hari umuvandimwe mu minsi ishize twaganiriye arambwira ati ariko
ati ngira ikibazo, ati ndagenda nkajya gushengerera, ati nagerayo kugira ngo ntege amatwi cye Yesu ambwira atabwo ngiye nkamuhata amagambo nkavuga nkaza kurangiza mbona ntigeze na rimwe ntega ugutwi ijambo ry'Imana, ahubwo numvaga hari byinshi ndetse nanagera nkavuga ngo reka nceceka hari Yesu ambwire, ati naba mvuga ngo reka nceceke nkibuka n'ibindi navuze, ati ngongera nkabivuga ati ubwo uwo umuti ni uwuhe koko umuntu yabivura gute? Ndabubwira rero ariko kandi ntago ari njye mbamusubiza, ni roho w'Imana umufasha kubona icyo igisubizo roho w'Imana yamuhaye anyuze kuri jye. Nuko impamvu tugira amagambo menshi twagiye gusenga, impamvu tugira amagambo menshi twagiye gushengera ntitureke Yesu atubwira, nuko tujyayo gake. Nujyayo kenshi uzasanga bya bintu uko ugenda mbese utindayo, uko ugenda ujyayo kenshi uzageraho byose wumve warabivuze. Uzabanza ubivuga ari byinshi cyane, ubivuga kunshuri kurikiyeho ngero bivuge kunshuri kurikiyeho utangire kumva uri kwigaye, vuga ariko ko nabivuze koko na Yesu akubwira ati mwana wanjye ibyo narabyumvise, namara ko kubwira ngo narabyumvise uzongera ubigarukane. Niba ucya mu gitondo kamere muntu iranga na cya kindi watanze kuvuga kongera kugisubiramo ngo uyizere neza ko yacyumvise ukagisubiramo, numara kugisubiramo inshuro 5 zikurikiranya mbese mu bihe byegeranye, uzageraho wowe ubwawe wumve bitakiri na ngombwa kugisubiramo cya kintu. Noneho utangire uvuga uti noneho ubwo bitakiri ngombwa kugisubiramo reka mbyihorere. Haleluya. Nutangira rero kumva ko utakigisubiramo kenshi kubera ko wagiye kwa Yesu kenshi, uzumva cya kintu kitagifite agaciro gakomeye muri wowe. Haleluya. Impamvu rero tugera kwa Yesu tukasukanira amagambo menshi cyane nuko tutajyayo kenshi. Umuti rero ni uguhora kwa Yesu, umuti ni ukujyayo kenshi, kuko kujyayo kenshi niko n'amagambo agenda ashiramo. Noneho wabigereranya wenda n'akabindi wenda cyangwa se ijerekani uko ugenda tuvuge ari nk'ijerekani irimo amazi yo kunywa, umuntu akaza agasukaho, uko agenda asukaho buri kanya niko ijerekani igenda ishiramo vuba. Uzareberera ijerekani ku muntu unywa amazi wenda akayanywa kenshi n'undi utayanywa kenshi, ijerekani ishobora kumara umwe ashobora kuyimara n'ikimwe undi akayimara n'iminsi 2 bitewe n'uburyo ayinywa. Noneho rero iyo ufite ibyo bibazo ndabigereranya na wa muntu ufite agakombe k'amazi, donc ushaka amazi yo kunywa asuka kuri ajerekani buri kanya irashyira ikarangiramo, ariko iyo udasuka irakomeza ikuzura. Wazongera gusuka agakombe wenda rimwe mu minsi 2 ikongera igacagata, yego ariko ku rugero rugufi, mbese igenda icagata gake. Natwe rero iyo tutajya kwa Yesu ibibazo byacu bigenda bishiramo gake ku rwego rutoya rwose, ariko iyo tugiye kwa Yesu tugahorayo ni nko kuvita ajerekani ugakomeza gusuka unywa cyangwa se umena. Mbese reka ngiye icyo ndi gushaka kukwereka nicyo gipimo cy'ajerekani uko kigenda kimanuka vuba. Niko rero bya bibazo tujyana kwa Yesu bizajya bigenda bimanuka bishira bitewe nuko tuba twabyitwayemo. Bikwiriye rero ko duhora kwa Yesu, turasabwa rero ko dukunda kujya kwa Yesu kugira ngo tujye duhora tuvida bya bindi byari byuzuye muri twebwe. Haleluya. Kuko iyo utinze kujyayo birakomeza bikakuzurana, bigakomeza bikaba kwa kundi wagera kwa Yesu ukumva yewe biracyari bya bindi byose. Ariko wagiye ajyayo kenshi we aba yaramaze abagejeje mu gipimo cyo hasi, mbese abatagifite amagambo menshi. Yego ntago wagera imbere y'umwami w'amahoro ngo buri cyo uvuga, amagambo araza, ariko no kuyamira mu mutima wenda tuvuge niba ngombwa ko Yesu anakubwira kuyamira mu mutima birashoboka kubera ko abatakikubyiganamo, abatakikuzuriranye. Ariko iyo utajyayo kenshi amagambo aba yuzuriranye. Nyagasani yashaka gusuka agasanga nta gipimo cyaho asuka afite kubera yuko biracyuzuye, ahubwo akavuga ati bividure ngushyirireho. Bisaba iki rero? Turasabwa kujya kwa Yesu kenshi kugira ngo tuvidure bya bindi twibitsemo. Haleluya. Bitabaye ibyo ntabwo abashobora gushengerera, ko gushengera ubundi ni isengesho umuntu akora ryo gutega amatwi icyo Yesu akubwira.
birumvikana hari abantu basenga ntibagire ijwi bumva kuko ntabwo ijwi nanone ari impano ya buri wese, ariko iyo watindanye na Yezu ntushobora kuyoberwa ko yagushubije. Ashobora kutagusubiza mu buryo bw'ijwi, ashobora kutagusubiza mu buryo bwo kukwereka ikintu, ariko agusubiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi ukazabibona. Tuvuge wagiye urashengereye, urahagurutse uratashye, ntacyo ubonye, nta jwi wumvise, ariko wasengeraga umwana wawe wenda wabuze minerivare. Wagera mu nzira ugahura n'umuntu ati mbese uraho, uti rwose ndaho, abana se bariga, uti bariga ariko umutoya cyangwa se umukuru yabuze minerivare ubu ntago bari nuko byamugendekeye, nuko bimeze. Ejo rwose nzaguha byibuze n'utwo mfite dukeya umwana ajye kwiga. Gusa Yezu abatashubije, nta jwi wumvise, ariko icyo wabazaga urashubijwe. Haleluya. Nukuvuga ngo Imana ishobora kudusubiza iciye no mu bandi. Ibyo ntabwo ari byo turi buganireho uyu munsi, kuko uburyo Yezu akemura ibibazo cyangwa uburyo asubiza twabiganiriyeho, n'uburyo avuga twabuganiriyeho. Ubu uyu munsi njyewe icyo ndi kuvuga cyane ni ibintu bizitira amaturo yacu, ntituyatange, cyangwa se aho dutanze ntituyatange uko bikwiye, cyangwa se tugafata n'umwanzuro wo kubireka burundu. Ibyo nibyo rero ndi kureba, ariko umuti tukareba tugasanga yuko ari uguhora kwa Yezu, kuko niho uzavoma imbaraga. Nutajya kwa Yezu imbaraga zizaba nkeya, nutajyayo rero imbaraga zikakubana nkeya uzagwa isari, uzikubita hasi. Niwikubita hasi rero ntabwo ari uko Yezu atatanze umuti, ahubwo wanze kuwunywa. None se koko muvandimwe twumvikane, ugiye kwa muganga urarwaye, muganga aragusuzumya guhaye imiti ntuyinywe, ushaka kuvuga ko indwara itari bukwica se? Irakwica, kuko wanze kuyiha imiti. Abasirikare bo mu mubiri babaye bakeya, ntabwo uri gushyiramo kuko irya miti tunywa burya iragenda igaha imbaraga ba basirikare basanzwe barwanirira umubiri. None ba basirikare basanzwe barwanirira umubiri nta mbaraga uri kubaha. Ni ukuvuga rero ngo ni nko nawe ubwawe uri kubagambanira, uri kuvuga uti nimutsindwe. Iyo batsinzwe rero ni wowe wikubita hasi. Muvandimwe, ibyo tubyumvikaneho. Noneho rero twebwe turasabwa kuba kwa Yezu kenshi, kugira ngo tube nk'abandi bari kumira umuti uko bikwiye. Ni nabyo bizatuma tugira amagambo, navuga wenda sinavuga ngo amagambo make kwa Yezu, kuko icy'ingenzi si kugira amagambo make, ahubwo azanajya twereka ariko uburyo bwo gusenga. Higa bigishwe baramubaje bati Nyagasani tuzasenga se dute? Arabigisha uko bagomba gusenga, kuko bari bamwegereye babimubajije. Nawe rero n'umwegero ukamubwira uti Nyagasani nsenge nte kugira ngo urusheho kubyumva, sakubwira uburyo wasenga, kuko wenda uburyo bwanjye si bwo bwawe. Twese nyine turasenga, ariko ntabwo dusenga kimwe. Burya njya mbwira abantu, n'abantu bose bararya ariko ntabwo barya kimwe. Ubu turi kuvugana wenda mu bantu turi kumwe muri audio, nubwo twese twitwa ko turya bimwe, ariko ubushobora kumbwira nakubaza nti wariye iki, wambwira uti nge nariye umuceri, undi akambwira ati nge nariye ibirayi, undi akambwira ati nge nariye ibijumba, undi akambwira ati ngewe nanyweye isosi gusa numvaga amazi, undi akambwira ati ngewe ndiye umugati. Ni ukuvuga ngo abantu bashobora kurya ibiryo bitandukanye, nubwo byose byitwa kurya ko ntabwo twariye bimwe. No gusenga rero nicyo kimwe, buri wese agira uburyo bumworoheye bwo gusenga. Hari igihe wenda uba ukunda umugati, ni ukuvuga ngo ukirira uwo mugati. Mu masengesho rero hari igihe isengesho ryawe riba rimeze uko nguko. Nkaba mfite wenda impano yo gusenga ndira, nawe wenda ukaza kubyinginga ntibigukundire. Wowe ufite uburyo bwawe bwo gusenga, ufite ibiryo byawe usanzwe urya kandi bikakuryohera, ufite ibyo wariye. Ni ukuvuga iki rero? Nugera kwa Yezu ukamubwira uti Nyagasani nsenge, azakwigisha uko usenga. Haleluya. Haleluya. Ntabwo Yezu yarananiwe kubwira abigishwa be ati mu gusenga rero mugomba kwicisha bugufi imbere ya Data mukamubwira, akaba ari ubayobora. Ntabwo byari bimunaniye, ariko aravuze ati igihe musenga rero mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru. Haleluya. Abigisha dawe uri mu ijuru rero, igihe musenga mujye muvuga ngo. Haleluya. Arabibigisha uko bagomba kujya babivuga. Ni isengesho nyine ririmo ibice byinshi kandi byose bikomeye, ariko mu by'ukuri yababwiye nuko bazajya barivuga. Haleluya. No kubera ko bari bamubajije bati dusenge dute. Nawe rero ni wegera Yezu ukamubwira uti Nyagasani nsenge nte, ese mbigenze nte, mfukame se,
nicare se, ndyame se, uzamubaza azakubwira uko ugomba gusenga. Haleluya. Ntabwo rero ugusenga ntabwo style ari imwe yo kumva ko hari ugusenga bucece, hari ugusenga uvuga cyane, hari ugusenga uririmba, hari ugusenga urira, mbese utanavuga. Ari umuntu usenga arira gusa atavuga. Hari umuntu nka kurya kwa Ana akazunguza iminwa, utashobora kumva ijwi ariko ubona iminwa ibyina. Ibyo ni uburyo bwose bwo gusenga. Burya Nyagasani niwe ukwereka iryo uri busenge bitewe n'umubabaro cyangwa n'umuzigo wikoreye ukungana. Aravuga ati mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ubwo rero iyo wagiyeyo niwe ukuruhura, niwe umenya uko agiye kukuruhura naho wari wikorereye. Kuko njyewe nshobora kuba nikoreye ku mutwe, wowe wenda wikoreye mu ntoki mu maboko, undi yikoreye ahetse mu mugongo. Aho hose naho abantu bayiheka. Hari n'uheka kunda, hari n'uheka wenda ku mutwe. Aho hose rero iyo wageze kwa Yezu ni wamenya ngo ahangaha mwana wanjye wari wikoreye umuzigo, reka nguguture. Wari uwuhetse se, wari ufite se mu maboko. Aho hose ni Nyagasani uhamenya. Wowe icyagusaba no kumujyaho. Mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Haleluya. Mu gutanga amaturo rero tujya tugira ibintu bituzitira. Ibyo bituzitira rero biva kuri twebwe ubwacu. Harimo n'ibyo byo kutegera Yezu, hakaba n'icyo kudaha agaciro ibyo twakorewe. Burya nabyo birakomeye. Iyo utumva agaciro k'ibyo Nyagasani yagukoreye, no kumushima birakugora, no kumuha ituro birakuvuna. Kubera iki? Ejo nashoje nsabira abantu badaha agaciro icyo Nyagasani yakoze. Kandi n'ukuri iyo ndwara turayifite bavandimwe. Uriho urahumeka, rwose urisiga amavuta akagufata, wakwambara imyambaro ikakubera mu muhanda, wagenda bakavuga baturiye ariho, nawe ukaba wifitiye umusonga. Kuko umusonga twese turayifite. Burya nutakubwiye uwe ujya umenya ko afite uwo wubwira. Ariko nta muntu utagira umusonga. Burya twese twambaye umubiri. Uyu mubiri twambaye rero ubamo imisonga. Ntabwo ari ngombwa kumenya ko njye mfite umusonga umeze gutya na gutya. Hari igihe uganira n'umuntu akakubwira ati reka burya ati njye ndwara diabete. Hari ubwo twigeze tuba turi kuganira n'abavandimwe, noneho tubaza abantu barwaye indwara mbese izi zica vuba vuba. Ni ukuvuga diabete, hypertension, za hepatite, sida. Mbese iyo tubishyize wenda nko dusanga ari nk'ibirwara nka 5 by'ibyaduka bikomeye cyane. Iyo urebye mu bantu 100 usanga byibuze 80 barwaye kimwe muri ibyo ngibyo. Ntabwo ngo abirwariye rimwe, ariko afite kimwe muri ibyo. Kandi ugasanga abantu babifashe nk'ibisanzwe. Umuntu arwaye diabete, birumvikana umuntu arayigendana, hypertension urayigendana, ariko kiba ari ikintu kikuriho nyine. Wowe rero muvandimwe ukaba udafite kimwe muri ibyo ngibyo, ukaba uri umuntu mbese muri make cyane nashaka kuvuga umusonga wawe utakabaye kubuza gusinzira. Niba urwaye niyo hypertension byose imiti irahari wayifata. Niba ari niyo diabete imiti irahari wayifata. Ariko ugasanga umuntu kubera ko wenda yabuze akazi, byabaye impamvu yo guhora akambije agahanga, kuzageza nubwo atuka Imana akavuga ko iyo Mana nta kigenda kuko yamwimye akazi. Muvandimwe koko, ubwo urebye wasanga ntabwo kabya kuri muri ibyo bintu koko. Buriya rero kudaha agaciro icyo wakorewe bituma no gushima bikugora. Ubu rero Nyagasani akaba ari kumbwira ati buri wese niyice bukareba icyo yakorewe. Njye murambivuga, hari abantu benshi dushyingura amarimba aruzuye. Ejo bundi nawe se mvuga nawe ubwo Nyagasani nadutware vuba hakiraho gushyingura. Kuko nanjye ndabona nahani wacu bizageraho abantu batakibona aho bashyingurwa, kubera ko igihugu hari abantu bazaba buzuye, imva zabaye nyinshi. Abantu bari gupfa rero. Abo bantu bari gupfa bamwe turabaza, abandi wenda ntitubazi. Ariko muvandimwe ukwiriye no kwishimira ko byibuze hari umwaka urangira utagiye gushyingura. Hari ibintu byinshi cyane byakabaye bibi kuri wowe, byakabaye bikubaho, ariko Imana ikabikurinda kugira ngo uyishime. Warangiza ukabona akantu kamwe,
rwose byari byiza, ariko se koko ubu se koko ko mfite ibirenge binini ugasanga ibyo byakubereye impamvu, yewe we nta gushima, reka da abandi batanya ngo ndagushima Mana ngo ngo mwe nimushime Mana ngo ko mufite si ibirenge byiza, uko bikose birakandagira, ukiyibagiza ko ari utagira ibirenge kandi nawe uri mu mashimwe. Ngwingwa none se ngo nibashime, none se ko Imana yabahaye kubangwa ari inzobe. Abantu bibikara cyane cyane bakunda kuvuga icyo kintu, ntabwo ari benshi usanga banejejwe nuko babaye ibikara. Ngwingwa none se icyo kikakubera inzitizi. Ubundi ngo ubwo ndavuga cyane cyane ku bagore, ndavuga ku mpamvu situturukaho twebwe. Ngwingwa ngewe se ngo ko mfite ngo tubuno dutoya, mbese ibyo bintu subwa mbere mbivuga si n'ubwa kabiri, biterwa n'inyigisho turi kuganiraho. Iyo uyu munsi rero turi kuganira ku maturo dutinda gutanga, cyangwa se tukijujutira amaturo dutanze, cyangwa se tukanareka burundu bitewe nuko twijujutira uko turi. Ibyo rero Nyagasana akaba ntuma ngo nkubwire ngo ituro watanga umeze gutyo n'ubundi ryaba ari impfabusa. Guha agaciro icyo wakorewe rero, kureba ukicara ukareba ukavuga uti mu by'Imana yankoreye iki ndayishima, iki ngiki ndayishima, iki ndayishima, wabona byinshi byo gushima. Wifata rero ako kantu se kibakomeza gushyira imbere yawe yakagize navuga ngo agakingirizo. Ako gakingirije ibyiza birahari imbere yawe n'imisozi y'ibyiza, ariko se kibakazana akantu akakagushyira mu maso, akantu gatoya pe. Reka dufate nk'urugero, amaso abona ibintu byinshi kandi binini cyarimwe, ariko iyo ufashe agatambaro gafite nka santimetero izo arizo zose nkeya zishoboka, agatambaro gasa naho gapfuka umuntu mu maso aba atakibona. Ni ukuvuga rero ngo se kibi aragenda agafata akantu gatoya kakakurambika mu maso ukaba utakibona ibyiza byose Imana yakoze. Iyo misozi y'amashimwe ikaba yewe we ibikaba bibaye zero, kubera ko se kibi yaguhumishije amaso akantu k'agatambaro gatoya yamaze kukagufungisha amaso ukaba utakibona. Birakwiriye rero kuhamagara Yezu uti Yezu ntabara, mfukura aya maso mbone, nongere mbone maze ngushimire. Haleluya. Kandi ndongera nkubwire muvandimwe, iyo udashima Imana uko bikwiye burya no kuronka biragora. Kuronka biragora gute rero? Niba Imana igomba kuguha nayo kamema hari ikigusaba. Ntago Imana ikubwira ngo kora gutya ngo nanjye ngire gutya, ariko hari byibuze akantu gatoya ikubwira. Nk'ubu tuvuge, niba Imana iteye igiti wawe iragusaba kugira ngo basuze guhaguruka ugende wegere cya giti aho giteye usoroma imbuto. None Imana izatera igiti wawe izina gisorome. Niba tuvuge tufata urugero rwa avoka, kuko ntabwo ari henshi sinkuze kubibona ko umuntu asoroma avoka ahita yirya. Kenshi avoka uyivanaho ukayitara ikamara iminsi mike ikabona gushya. None Imana yateje, wagiye kubona kubw'amahirwe ubona igiti kirimejeje iwawe, Imana yarakihateretse. Imana igiha kwera, yagihaye imizi, igiha amazi, igiha amababi, igiha n'uburyohe rwose, igiha no kuzana imbuto kirera. Imana iri buze gufata cya giti ari igisoroma, irafata avoka izimanure, ari n'igihe zimanuka zikagwa hasi, Imana irazifata izitare, ariyo reka noneho tuvuge ko ziguye hasi zikaba zitariwe munsi y'icyo giti. None Imana iri buzifate iziguhekenyere se. Muvandimwe, hari icyo nawe uba ugomba gukora. Urazifata uragenda kuri cya giti ushima Imana, ugasoroma urubuto ukajya kuruhunika aho rugomba gushya neza. Rwarangiza ugafata icyuma ugakata rwa rubuto nuko ukarurya usingiza Imana. Nuvuga ngo hari ibyo Imana igukoreka, ariko nawe hariro minimum y'icyo wakagombye gukora. Haleluya. Minimum rero icyo wakagombye gukora muvandimwe, basi none uyu munsi emera yuko uri impumyi, emera yuko utabona, kubera ko se kibi yagushyize imbere akantu kitwa cyane cyane abantu Yezu akunda kunyereka cyane n'abantu bafite ikibazo cyo kutabyara. Neza ugasanga umuntu nta byishimo namba, ukamuha ibyisi byose ariko atabonye umwana kumva ngo nta byishimo. Ariko rero ngiye nkavuga nti nakantu se kiba bayafunza abantu mu maso. Birumvikana, ntabwo ndi kuvuga ngo urumva ngo ntacyo bitwaye, we yabiragitwaye biranababaje, ni umusonga.
ariko niwiyibagize yuko uwo musonga ungana n'uwa wa wundi urwaye hypertension, buryo uwo musonga ungana n'uwa wa wundi urwaye diabete, buryo uwo musonga ungana n'uwa wa wundi wenda ufite ikibazo cy'ubushomeri wabuze akazi, uwo musonga ungana n'uwa wa wundi wababyaye bakaba batarabashije kujya kwiga kubera ko nta minerivare, uwo musonga ufite ungana n'uwa wa wundi wababyaye bakaba bari kwicwa n'inzara mu maso ye. N'ukuri iyo misonga irangana. Burya rero iyo tugiye ku Mana gusenga, Yezu arareba akavuga ati abana banjye bose bafite imisonga. Ntago Yezu avuga ngo ariko nguriya ngo afite umusonga urushije uwo. Burya rero njyewe njya mbwira abantu umusaraba kugira ngo witwe umusaraba nuko uburemereye. Nukavuga rero nguriya ni uremereye ngo kurusha uriya. Oya, nibyo nidushyira ku munzani hari ibyo tuzasanga ngo ibi biraremereye kurusha biri, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo byoroheye umuntu uwo ari we wese kugendana umusonga. Nuvuga ngo umusonga rero twese turayifite imisonga. Muvandimwe rero ubabaye, wishaka kuvuga ngo njyewe mbabaye kurusha abandi. Ubabaye kurusha wa wundi wenda, kuko wenda reka tuvuge mfite umusonga wenda uko mfite wenda umukobwa wabuze umugabo, ubwo mu Kinyarwanda byita kugumirwa. Noneho rero uwo musonga uko biri kose njyewe n'uwo mukobwa tujya dufata gahunda tugahaguruka tukajya ahantu tukajya gusenga Imana. Hari undi muntu rero wabyaye wabonye ndetse n'abakwe n'abakazana, ariko noneho umukwe cyangwa se umukobwa we yakoze accident, wenda yacitse akaguru, akaba aryamye ahantu mu bitaro mbese bikomeye. Uwo musonga wawe nibe nawe wowe uragendana nawe. Uwo mukobwa we nubwo yagumiwe ariko wowe mwagendanye. Njyewe uwanjye nubwo atari yaragumiwe ariko ntashobora no kuva mu buriri. Muvandimwe, iyo misonga tujye tuyishyira hamwe. Ureba uvuga uti rero njyewe nubwo Nyagasani atampaye urubyaro ariko yamaye byibuze ubwiza, yamaye se byibuze ubwenge, yamaye se byibuze kwambara nkaberwa, yamaye se gukora bikagenda. Erega hari icyo ugufite muvandimwe. Ntabwo waciriwe witeka, nta teka ryaguciriweho. Hari ikitaraba. Ana yarababaye cyane, aragenda aravuga ati Mana wambabariye, kuko Ana yahoraga ajya gutura hamwe na Heri, ariko Ana ntabwo yarabonye urubyaro. Ariko ntibyatumaga atajya gutura, ntabwo byatumaga atajyayo, kandi umugabo we akamuha umugabane we ndetse akanamurengerezaho. Ariko yajyagayo akajyana umubabaro, birumvikana ntabwo yagendaga yishimye kubera ko mukeba we yagendaga mutuka peni, agenda avuga ngo wowe se koko. Ariko nubwo yagendaga babaye muvandimwe yajyagayo. Ntabwo ari kimwe nuko rero yaba ari kubabara ntanajyeyo, mbese yatajyayo yari kuzabona umwana yamukuye hehe? Ntabwo yagiye mu ngoro y'Uhoraho, nuko yagerayo noneho umuhereza bitambo yamureba akanagera nubwo avuga ati oya, umuhereza bitambo niwe witwaga Heri. Noneho akagera nubwo avuga ati wa mugore wagiye unywa inzoga nkeya, ati kuza gusindira aha. Kubera iki? Umubabaro. Burya umuntu wababaye abareba nabi, umuntu wababaye abakambije agahanga. Ariko Ana ntiyaciwe intege n'ayo magambo ngo avuga ngo nawe ngo nawe ngo mfatanyije na mukeba. Niko yamushubije se, aramubwira ati muntu w'Imana n'umubabaro bitera aca bugufi. Twebwe rero n'umuhanuzi uje kwegereye, nimujyane izo mana zanyu, igihe mwabihanuriye se, niba isaha itaragera se, ngewe icyo nakoze ni uguhanura, ariko ntabwo ari njye uzasohoza amasezerano, kandi nudategereza isezerano ntabwo rizasohora. Haleluya, icyo tucyumvikaneho. Erega ni ukuri muvandimwe, tujye tumenya yuko kwa Mana niba tuvuga ari nimero. Ngewe mfite nimero ya 5 mu kuvura. Nyagasani arabanza ahamagare nimero ya mbere niyinjire, ashobora kuba arurwaye malariya, nayo ni umusonga. Nimero ya 2 wenda ni umuntu ufite ikibazo cy'ubushomeri, nawo ni umusonga. Nimero ya 3 ni umuntu ufite ikibazo cy'ubukene, nawo ni umusonga. Nimero ya 4 ni umuntu ufite ikibazo cyuko yabyaye ariko kaba ubukene butaratumye agira n'icyagaburira abana, nawo ni umusonga. Nimero ya 5 ni umuntu wenda ni njyewe ndicaye rero ya mbere barahamagaye, ya 2 bariko ngo igihe babihanuriye, ngigiye bahasengeye, amasengesho bakayarangiza ukabura uri kubuye urigendeye. Niba hamagara nimero ya 5
bagasanga idahari bahita bavuga bati iya gatandatu nikurikireho. Si ibyo siko bigenda, ubwo nimero ya gatanu bakaba barayisimbutse. Iyo ari abantu rero bagira rigeri mu kintu cy'amanimero ko njya mbibona mu mabanki, iyo ugarutse ufata indi nimero rwose, ntabwo uvuga ngo nari ya gatanu ngo none ngo dore oya, barakubwira bati bayirenzeho udahari. Ubwo no kuvuga ngo basipoza yuko igihe utari uhari nawe wari wagiye gukemura ikibazo cyari kikubabaje, bakakubwira bati cyo fata indi nimero. Kandi hari igihe rwose usanga abantu bikarumye cyane, agakwiye ngo fata nimero igezweho, ukabura igihe ufasha nimero ya 200 kandi wari ya gatanu. Wishwe n'iki? No kubura kwihangana. None niba warananiwe kwihangana wari nimero ya gatanu, uzihangana ubaye ya 200 nakangahe kandi bageze kuri nimero wenda 80? 200 nakangahe se niyo uzihanganira? Nguko uko abantu rero bajya bava ku Mana kubera iki? Kwinanirwa. Mwaba rero navugaga nti iyo utabona iki Imana yagukoreye ngo uvuge uti ndashima iki ngiki rwose cyo ndakibona, n'ukuri n'ibindi ntabwo uzashima. Kandi iyo udashimye n'ukuri Imana ntabwo ikomeza kuguha, ntabwo bikunda. Nakubwiye muvandimwe ntihariro minimum y'icyo ugomba gukora kugira ngo Imana nawe igire ikiguha. Ndabyemera wenda koko ako kazi ntikabonetse, ariko nibe nawe warize, niba nawe byibuze ufite ako kenda, erega muvandimwe ujye utekereza ko ari n'abantu bajya kwambara imyenda bagombye gutanga komande yayo. Hari abantu barwaye za obesite baheze mu nzu, atari uko arwaye indi ndwara, ahubwo yarabyibushye kugeza ubwo atakibasha gusohoka mu nzu. Abo nabo bariho, nabo ni abantu. Ntabwo ari uko barya ibiryo tutarya, ahubwo baba bafite ubundi burwayi. Wowe no ukabura no gushima Imana kuri icyo, ugasanga iteka wowe uramberewe, urasa neza, ndetse abantu benshi bakubona bakavuga batari uwampa gusa na runaka, ariko wowe mu mutima uri kuvuga ngo uwampa kwipfira nkavaho. Birakwiriye rero ko dukosora ubwo buryo tubona Imana, tubukosora uburyo tubonamo Imana, tukayibona nk'Imana y'ingome, tukayibona nk'Imana yabuze impuhwe. Hari umuvandimwe dusengana n'ubu ngubu nuko yabitangagamo ubuhamya Yezu yaramukijije, ibyo ntacyo bivuga. Atubwira ukuntu ati napfushije umugore amusigira uruhinja. Noneho wa muvandimwe n'umugabo akavuga ati ariko Mana, ubu se uri umunyampuhwe, ntibakakubeshyira ngo uri umunyampuhwe? Iyo ugira impuhwe se ubu mpfakaje cyose? Wenda reka mvuge ko ngewe warebye ugasanga ndi gupfakara, uyu mwana uru ruhinja uruhoye iki koko? Ariko impamvu nawe mpubwira nti twarasenganaga, nubwo tugisengana ariko icyo cyaravuyeho nta kigitekereza. Yaje kubona ko ya Mana ari inyampuhwe, yarabibonye kandi n'uyu munsi arabihamya, kuko wa mwana yarakuze, wa mwana ni muzima. Nuko uvuga iki rero? Ntabwo mu gusenga gutyo nyina w'uwo mwana yahise azuka, ntabwo ariko byagenze. Nyina w'uwo mwana yarapfuye, arapfa koko, ariko umwana yararezwe, arakura kandi ariho ameze neza. Haleluya. Rero hari ukuntu twebwe tujya dutekereza ko Imana iri bukore nk'uko dushaka. Birakwiriye rero ko twumva ko Imana ari Imana mu bumana bwayo, kandi tukayubahira uko ari Imana. Kandi noneho tukirinda no kuvuga ko imisonga yacu ari ikomeye kurusha iy'abandi. Haleluya. Burya rero nkubwire muvandimwe, kwambara ubusa ni ukwambara ubusa. Hari uwambaye ubusa wenda mu mugongo, hari uwambaye ubusa ku kaboko. Mbese kwambara ubusa biba, iyo byiswe kwambara ubusa biba ari ukwambara ubusa. Rero muvandimwe wanjye nkunda, ndagira ngo twisubireho, tugarukire Imana, tureke kuguma kubabaza Imana no kwibabaza ubwacu. Erega twongere twibukiranye yuko ibisingizo duha Imana ntabwo ari twebwe, ntabwo ari yo bigirira akamaro, ni twebwe ubwacu bigirira akamaro. Niba rero dushaka kugirirwa akamaro n'ibisingizo dukora, nimureke tubitange tubivanye ku mutima. Kubw'ibyo rero mu bintu bidindiza amaturo harimo kutabona icyo Imana yagukoreye, kutagiha agaciro. Mu yandi magambo ni ukudakunda Imana n'umutima wawe wose. Uba watsinzwe itegeko rya mbere mu mategeko y'Imana. Ntabwo akurikiyeho rero ariyo uzashobora, ntabwo ariyo uzashobora, kuko irya mbere uba wamaze kuryica. Kandi iyo waryishe iryo tegeko rijyana n'iyibukiro rya mbere mu mibukiro ya rozari,
rivuga ngo Gaburiyeli mutagatifu abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana, dusaba inema yo koroshya. Nuvuga ngo udakunze Imana ntushobora no koroshya ngo Imana igukoreshe, nukuvuga ngo uragagara. Mu kugagara rero harimo kutatanga amaturo, harimo kugira gute, warangiza ukavuga ngo uri busenge, ntabwo bikunda. Iryo sengesho riba ryamaze gupfira hehe ku ntangiriro. Sinzi niba wenda abenshi muri twe tuzi wenda nk'ikibo nicyo naheraho. Burya iyo babohaga intango y'ikibo ikaba mbi, ikibo cyarapfaga cyose. Ni ukuvuga ngo ikibo iyo intango yahengamye n'ikibo cyose kirahengama. Kugira ngo ikibo gihenguke gihagarare neza nuko intango ibihagaze neza. Haleluya. Abantu bajya babona ibyibo cyangwa se ibisobane cyangwa se ibindi bintu biterekeka muri ubwo buryo bitari ibyuma bibohwa, urabizi neza ko ari ahantu ikintu gipfira mu ntango ugasanga n'ibindi byose byazambye. Kubw'ibyo rero muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo kosora uburyo bwawe bwo kubona Imana, kosora uburyo bwawe bwo kubona iby'Imana igukorera kugira ngo ubashe gutanga amaturo. Hari ibibazo byinshi utazongera kubaza ngo none se ngo umushahara ngo wose ngo ni buri kwezi ngo twatangaho 1/10, ibyo ntuzongera kubibaza. Ntabwo uzongera kubaza ngo none se ngo na credit umuntu yayitangaho 1/10, ibyo ntuzongera kubibaza. Ngo none se ngo niba uhuye n'umuntu ngo akakugira neza ngo nabyo babitangaho 1/10, ibyo ntuzongera kubibaza, kuko uzaba waramaze gukunda Imana n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose. Ibyo byose iyo byashyize hamwe nibyo bigutegeka icyo ukwiriye gukora. Igihe rero ibyo bitashyize hamwe uzahora mu bibazo. Ngo ariko Imana ngo nayo irakabishe, ngo kucyo mwana naratuye ngo n'ubu nongere nure, uzahora wumva bagusabiriza. Ngo ariko kiliziya nayo irasabiriza, ngo ariko ngo twebwe ngo tuzubaka ziya kiliziya nibavuga bati hari na chapelle tugomba kuvugurura, uyite wumva bikubereye umutwaro, umuzigo. Mbese utangire kwijujuta n'igihe abandi batijujuza, n'igihe abandi bakuvuga bati nibyo rwose ibi birakwiriye kuri ya chapelle tuyisana, wowe uzabiri kuvuga ariko ngo bahora badusaba amafaranga, uzajya wumva ari wewe bari kuyasaba. Kubera iki? Ntabwo ukunda Imana n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose. Nubikora utyo ntabwo hari ibibazo byinshi utazongera kwibaza. Muvandimwe nkunda, niba ugifite kwijujutira ikigeragezo urimo, uracyabura, ufite amanota makeya kuri iryo tegeko rya mbere ry'urukundo rw'Imana. Ibyo rero bikaba bidindiza amaturo. Hari igihe umara kuyatura, wamara gutanga iryo turo ugasubira inyuma ukajya kurivanayo. Ute rero ukavuga uti Imana ndagushimira n'ukuri, basi noneho reka ngewe ngushimire ko mfite akazi, basi ntange 1/10. Ukabura gitanze. Utariko Mana nubwo ntanze 1/10 bwose, Nyagasani Imana rwose ndagira ngo nkumenyeshe yuko rwose ntafite umuvandimwe. Ukaba ugiye mu kibazo. Uvuga ngo ryaturo nubwo waritanze ariko ushyizeho n'ikintu cyo kwijujuta. Ryaturo nubwo ryari ryagiye ushyizeho ikintu gisa no kurigaruza mu kwijujuta. Igihe uri kwijujuta rero ujye umenya kusa naho uri kubuza amaturo yawe kuzamuka. Nukuvuga ngo nutanga ituro ujye uritanga kandi urirekure. Nuritanga ukarirekura rero uzajya uritanga uvuga uti Imana ndaritanze kandi mpa n'umutima wo kurirekura. Ko hari igihe tuyatanga ariko ntituyarekure, ugatanga ukagumuka narigundira. Urigundira uyute rero Mana nakabaye ntanga 10 ariko se ubuze kuruzi noneho nakakazi se ko bamaye kontra bambwiye ko igiye kurangira, reka mpfe kuyatanga, none se nagira ubwo wowe buretse ayo magambo wiyashyiraho. Wowe tanga 1/10 ubundi ugenda utuze. Ibizakurikira ni ushaka uzicwe n'inzara, inzara izazi kwikivuga kontra irangire, nimara kurangira kontra ugenda uryami wawe upfe usinzire, warishwe no gutanga 1/10. Imana izakwakira. Ariko wikomeza guhagarara imbere y'Imana kuvuga ngo ingwa Mana ngo ngaho nyishyura ngo ngaho ugira gute. Reka nkubwire muvandimwe, hari ibintu bidindiza amaturo yacu. Ikintu cyitwa kwijujuta, ikintu cyitwa kwitindaho, ikintu cyitwa kwireba, ibyo ni ibintu bidindiza amaturo yacu. Ndetse bikaza kurangira binayatwambuye burundu. Gute rero? Utari kusubundi aho naturiye burya hari cyahindutse ndanabiretse, nguko uko tubireka. Ndagira ngo nkubwire muvandimwe ko nukunda Imana n'umutima wawe wose uzasanga Imana uwo mwuka uhumeka ari yuguha. Uzibuka yuko abantu bashyingurwa ariko wowe ntiwashyinguye cyangwa nta wawe wagize impanuka.
ufite abavandimwe benshi hirya no hino ku isi cyangwa se hehe, abo bose urababaza wenda kuri WhatsApp cyangwa se kuri telefone bakakubwira bati turaho turi amahoro, naho baba bafite ibibazo ariko baraho. Iryo si ishimwe. Ukunda Imana n'umutima wawe wose rero uzamera nka Yobu, uvuga uti Imana ni wowe wampaye none urishubije. Haleluya. Uzamera nka Yobu uvuga uterega burya navuze ntazi uwo mbwira Mana, urahambaye. Kuko uzabora amaze kubona ko Imana ari Imana ikomeye koko. Muvandimwe rero ndagira ngo nkubwire ku kintu cyitwa kuzitira amaturo twatanze. Nitwubwacu tuyazitira, n'ibindi tuzabireba ibituruka handi hirya no hino ku bandi, ariko ibikomeye ni kuri twebwe. Kuko naho umuntu yaza akavugiriza ingoma mu matwi yawe, wowe waramaze kwandika uti namaze kumenya ko gutanga amaturo ari ngombwa, ntabwo umuntu yari kwambura. Nshobora kuza nkakubwira ibigambo nkaguca intege, ariko iyo wamaze gufata umwanzuro ntabwo usubira inyuma. Urumva? Ngewe ndagira ngo nkubwire ngo ibituruka ku bandi bifite intege nkeya kuri twebwe niba twe twaramaze kwishyiramo imbaraga. Muvandimwe ubyumva uko mbikubwiye, kandi nizeye kubyumvise, ndizera yuko urimo kugenda ubyumva, nawe ukavuga uti yewe reka nkosore. Kosora kuko nutabona icyo Imana yagukoreye uzarinda upfa utanakibonye, kandi nyamara Imana iri gukora. Haleluya. Haleluya. Twarasenze kuwa mbere tuti Imana rwose tubabarire. Abantu barishimye bata amasengesho twarayumvise, ibibazo byacu byakozweho. Tegereza. Haleluya. Tegereza. Nukuri humura, Yesu azagukoraho. Haleluya. Impumyi zaricaraga ngo Yesu ngo ntuduhiteho turakwinginze. Umuntu akavuga ati Yesu ntumpiteho, akumva ko afite byibuze no gusenga Yesu ntumpiteho. Twebwe nta nubwo dushaka kumubwira ngo ntaduhiteho, ahubwo dukambije agahanga, twarakaye cyane. Yesu yakureba akavuga ati ariko ntabwo waruzi ibyo urimo, ntabwo uzi ikipe kina, akakwihora akitambukira. None ni uhomba. Yesu Kristo yasanze ikimuga kandi cyaragiye kugira mbese ko yaravugaga ati ngiyo amazi yibirinduraga, noneho hakagira uwa mbere ugiyemo yahita agakira. We rero aho yarari ntiyari afite umutero ngo amushugunye muri ayo mazi. Iteka y'amazi yari ibirinduraga ajya kure agasanga abandi bagiyemo. Nuvuga ngo yarahatinze, yiberaga aho ngaho ku nkombe y'amazi, ategereje ko hari igihe kizagera wenda agatabarwa. Kubera gutegereza igihe kirekire, Yesu yaraje aramusanga, aramubwira ati ariko se wowe bite? Nuko nundi nawe ati mbese ntabwo uzi amakuru yanjye? Ati rega ati ngewe simfite nunjugunya mu mazi. Yesu aramubwira ati haguruka ufate ingobyi yawe utahe. Haleluya. Amena. Yesu yamubereye inyanja, yamubereye amazi, aho kugira ngo yirohe mu mazi yiroshye muri Yesu. Haleluya. Yesu yaramurebaga igihe cyose yabaga aho ngaho ku nyanja, ku nkombe. Yaramurebaga ariko ntiyamukijije isaha itaragera. Nawe rero ihangane, Yesu arakureba. Haleluya. Hari isaha izasona Yesu azakubaza ati mwana wanjye uko watinze aha ngaha bita. Ariko yari yarahatinze kugira ngo Yesu amumenye, nuko yabonaga yarahatinze, wenda yari yarameze n'ubwoya kubera gutinda ahantu mu mbeho mu mazi. Sinzi rero yaragize amagaragamba ameze nk'igikeri. Nawe kugira ngo akire, kandi umva yahoraga hafi y'amazi avuga ati nze kwijugunyamo, yabaga mu mazi. Ntabwo hari ahantu rero umuntu muzima aba. Haleluya. Ntabwo umuntu muzima aba mu mazi, ariko nawe kure ko yarababaye gukira yabaga mu mazi. Nukuvuga ngo yabaga hehe? Mu mubabaro, yabaga mu buzima butakabaye buri bwo. Yesu rero araza aramureba, abona ko afite inyota yo gukira, aramubwira ati ngaho haguruka ufate ingobyi yawe utahe. Haleluya. Icyari cyaramuzinduye, icyari cyaramushyize aho hantu yarakibonye. Kubera iki? Gutegereza no kwemera kuba mu buzima bugoye ariko ategereje igisubizo. Haleluya. Muvandimwe urabyumva? Twebwe rero kenshi tubona Yesu tukumva ko tugomba gukambya agahanga no kumwereka ko ntacyo atubwiye, tukanamukuba ngo kutabikoze se ngo uranshakaho iki. Yesu akakubwira ati ukomeze utegereze. Agakiza abandi bataha, wowe ukiraho ategereje ijambo ryawe rimwe. Uzavuga uti Nyagasani ntago mbishoboye, nyiza. Erega impumyi ngo Nyagasani dutabare. Ati uragira ngo ngukorere iki? Ushobora kwibaza uti se Yesu iyo yabonaga impumyi we ntiyashakaga gutekereza icyo ikeneye? Atagombye no kuyibaza, ariko yarayibazaga. Haleluya.
nuko rero uzajya ugendana n'abantu ukabona abandi bararonka wowe ugasigaraho kubera iki? Ntabwo ufite kwihangana muri wowe. Ntabwo byoroshye. Ushobora kuvuga uti birakoreye kubivuga, we ntabwo babaye. Wenda nshobora kuba ntababaye mu buryo bwawe, ariko nanjye mfite uburyo mbabayemo. Ariko haleluya, njye waho nahuriye na Yesu mu ikorosi rikomeye mpora mvuga, yarambwiye ati ntegereza ndaje, ndindira ndaje. Ndicara ndarambya ndamurindira araza. Azanye n'imodoka zaguhiza abahisi n'abagenzi bakubonye, abavuga bavuze, abakwenkwenuka bagaseka wumva. Ariko guma hehe aho wavuganiye na Yesu. Araje. Haleluya, araje. Wireka gutanga amaturo. Ngewe nabwe Yesu ni uko birinda vunika pe, ndananiwe kuko hari ahantu ikigeragezo kikugeza kikakubihira pe. Ndavuga ariko ntabwo nzakuvaho. Ndavuga ni Nyagasani, nzigunga, ariko nzigunga mu nguni yawe. Mbese nabonaga ndi nk'akana kandi kigunze mu nguni, ariko nkavuga nuko biri ko se sinsohoka mu nzu ya Yesu. Nzigunga ariko mu nguni yo kwa Yesu. Ntabwo nzigera nsohoka kuko sinishimye pe. Nkamubwira Yesu sinishimye, ariko sinzagutuka. Mu mutima wanjye negezemo hazamo n'ijambo rivuga ngo Yesu aragapfa. Oya, ntaryo naravugaga nti Nyagasani uko wabishatse niko biri. Gusa mfite nanjye amatsiko yo kubona uko ibintu bizarangira. Byararangiye rero. Haleluya. Byarangiye Yesu amaye kongera kuvuga, amaye kongera guseka, kandi haleluya amaye no kubwira n'abantu benshi. Ubundi kera mbere yuko ndwara nyavuga ni mbere yuko ndwara nabwiraga abantu batarenze wenda 500 wenda tuvuge, ariko ubu ngubu ndabwira abantu benshi. Haleluya. Iyo ashaka kugukuza rero abikora ku buryo bwe. Turangije rero uyu munsi twemeranyijwe ko nta musonga, nta muntu ukwiriye kuvuga ko umusonga we uremereye kurusha wa mugenzi we, ngo kubera iyo mpamvu ntakwiriye gutanga amaturo. Twebwe ubwacu twikwifungira amaturo yacu n'amayira yacu bitewe no kudashaka kubona icyo Imana ikora. Nidusabe Yesu afungura amaso yacu tubashe kubona ibyo Imana idukorera, maze dushime. Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.